Okay guys, uyu munsi ngiye kubereka uko bakora za video mujya mubona umuntu agenda asimbagurika adakora hasi, mujya muzibona kuri TikTok cyane. Okay, nkuko mubibona rero turabanza tubikuremo byose dutangire bundi bushya kugira ngo muze kubibona neza nta kantu na gato kabacitse. Fungura CapCut yawe nk'ibisanzwe, ukande kuri new project, barahita bakugira amavideo yawe, urahita uhitamo amavideo ushaka ku editinga. Ugenda usimbuka ukagenda usimbuka, uzamura amaguru cyane. Okay, none iyo umaze kubishutinga rero tuza ugakupa amajwi ya video. Rero gukupa amajwi ni hano. Tuyakupa, warangiza ugahita ugenda ukatamo ibyo utari buze gukenera kugira ngo ize gufatika. Urabanza ukayirambura, ugaza ugakatamo ibintu utari bwakenere, ukaza ugacunga hano ngaha video itangirira, ukareba ikintu utari bwakenereho, ugacunga hano ngaha asimbutse, ukareba hano ngaha asimbutse azamuye amaguru yagejeje mu kirere, ugahita ukanda kuri video, ugahita ukanda hano ngaha kuri split, ugahita wakanda gukata, ugahita usiba kino gice cyo hirya utari bwakenera, ukareba hino video nanone irangirira, ugacunga wenda hano ngaha asimbutse, kuko na hano ngaha ntago yagenze neza kuko ni ugukingura urugi, ntago yari kugenda neza, impamvu ngiye kuhakata. Ngacunga hano ngaha ari mu kirere, nkakanda kuri video, nkahita nkanda hano ngaha kuri split, nkahita nyikata ino video yo hirya, nkahita nyisiba kuko ntago ndi buyikenere. Ukareba ku yindi video nanone aho itangirira, aho wagiriyemo ugasimbuka, ugacunga wenda wazamuye amaguru mu kirere, ugahita ukanda kuri video, ugahita ukanda kuri video, ugahita ukanda kuri split, ugasiba kano gace kurya kuri direct. Dore gusiba ni hano kuri direct, ugahita bakanda nkagasiba, nkareba aho nanone irangirira, gukata uhita usiba kino gice cy'hirya kuri direct. Cunga hano ngaha nanone aho yatangiye gusimbuka, nkande kuri video, nkande kuri split, nkate kano gace yari atarasimbuka ngasibe, ijya irangirira nabwo cunga aho nshaka kirangirira, ari mu kirere yasimbutse, mpite nkanda kuri video, mpite nkanda kuri split, kandi gace kurya duhita tugasiba kuri direct. Dore gusiba ni hano. None nino video yanuza na kano karugo ka CapCut, reka tugasibe kugira ngo kataza kutwicira, nuza video kano ngaka.
ukagumishamo amanura amaguru akageza hasi, ugahita ugakata ukagasiba. Okay guys, noneho ubungubu video yacu ni nkaho irangiye, ubundi ubungubu noneho ugahita ushyiramo sound ushaka. Iyo ushaka gushyiramo sound tuza ugakanda hano ngaho. Niba nabyo mutabizi muzabinyandikire muri comment babwire uko wabigenza. Ugakanda hano ugahita ushyiramo sound. Icyo nakubwira niba uri kuri YouTube ni ugukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa video nk'izi z'ubwenge zikwigisha utuntu twagufasha kandi twakugirira akamaro, ndetse ugakanda no kukazogera, ugakanda like niba ino video yagufashije, ukayisharinga no ku bandi. Reka tuyi exporting rero, icyo bita gusavinga kugira ngo turebe ko iraza kuba imeze. Yanjye muri film rero dukomeze. Murabibona video rero twakoze, dore nuko nguko imeze. Ucunga neza kugira ngo hatagira akantu uza kwibagirwamo nka kano gacu kagasigamo. Dore nuko video zikora. Thanks for watching. Kanda subscribe, kande like, kande kukazogera kugira ngo utazacuka izindi video nk'izi z'ubwenge.